Muri iyi video ngiye kubereka ukuntu ushobora kwivura igifu cyangwa se kutumba cyangwa ikirungurira mu buryo bworoshye ukoresheje ibintu bibiri kandi bikagufasha igihe cyose wumva utameze neza, inda yabyimbye, wumva utorohewe mu nda ukagikoresha. Rero ngiye nkunda gukoresha ibirungo, nkunda kugura ibirungo bivura. Ibirungo birimo amoko abiri, hari ibivura, hari n'ibibaho kugira ngo biryoshye ibiryo. Ngiye nkunda gukoresha ibivura rero. Ni nabyo nkunda kwibandaho ngura. Tugiye gukoresha rero ikirungo cyoroshye kubona cyitwa turmeric. Icyo kirungo ni ikirungo gikunzwe gukoresha muri Aziya, abantu benshi babikoresha cyane cyane Abahinde kugira ngo bivure indwara zitandukanye. Ikirungo cya turmeric kiba kimeze gutya, mu Rwanda kiba kiri mu gacupa kagura 2,000 kameze gutya. Turmeric rero ishobora kuvura indwara z'uruhu, uyisize uyitobye n'ubuki ukayisiga cyangwa n'urunyanya, ishobora kuvura ibintu bitandukanye, ishobora kugukiza kubyimbirwa. Rero ngiye kwibereka uburyo yakuvura igifu. Ivura ibintu byinshi ariko ndakwereka uburyo yakuvura igifu. Urafata igikombe cy'amazi nako cy'amata, amata asanzwe y'inshyushyu, ubundi uyabize. Iyo amaze kubira nibwo ubona gushyiramo cya kirungo. Iki kirungo ni ikirungo ushobora kwifashisha igihe cyose, ntabwo mvuze ngo birakuvura burundu ngo uhite ukira burundu. Ni ikirungo ushobora kwifashisha rimwe na rimwe igihe wumva mu nda bitameze neza. Amata rero urayabiza agashya neza, wangiza ugashyiramo agace k'agafuniko cya kirungo, bihita biba umuhondo, biba binahumura. Ni ukuvuga ngo igihe cyose wumva igifu cyawe bitameze neza uzajya ugikoresha kandi bizakubyarira ingaruka nziza. Mwibuke gukora follow kuri iyi channel yacu kandi mujye kuri YouTube murebe ahantu handitse Jose Official TV. Wandikemo Jose Official TV ukurikire ku burebure cyangwa se mu magambo arambuye kugira ngo urebe izindi video nyinshi mba naragiye nkora. Hanyuma mujye mukora ibi birungo mba mberetse, ntago ari ibintu bihenze, muzabikoreshe. Yego niba uri kuvure burundu ariko bizagufasha koroherwa kuri uwo munsi, bitume inda yawe byimbuka, bitume wumva unameze neza mu mubiri kandi bigufashe no gusinzira neza. Ku bantu bakunze kurwara igifu bidakabije, si ngombwa ko wanywa ikinini, ushobora guhita wifashisha aka kantu kandi bizagenda neza. Murakoze rero, mugire ibihe byiza.